niba commanders ba FDLR batambukaga Rusizi bakaza Kigali mu nama nukuri ko Imana abantu mukore ana subscribe kuri channel yanjye niba koko abantu ba FDLR batazaga gushakinga hands with the generals of RDF I'm stupid ndi umusazi ibyo ndabivuze ibi birazwi ariko naho wabivugira urabivuga kugira ngo nuko uri hanze warahunze wa mabyiwe batugira stupid batugasiya all those ones babyi Kigali meetings unugiye gupfa babanya ko tugomba kumwikiye umunsi anapigwa none bakagisha n'urugamba special force zikamanuka baba komando ba RDF bakabakata majosi bagakatamo abantu aho ngo yagenze gute ngo biya ngo nagwa ari RDF bakaza bakabakata n'ababikoze noneho izo special force niba ari abantu 20 bakoze aka suicide case nabo bagomba gupfa baseka barabahara Kagame nagwa hagira deal n'umuntu arakwica ndabona Trésor ahamagaye mwitabe yes bwana Trésor allo bwana Trésor uri live ku Isano Media Africa ndetse na Major Robert TV afandi byakubwiye afandi pastor byakubwiye nibyo niwe warashe nafandi warashe muri radio Eriteremu ni uwo ngo muri kumwe niwe warashe muri radio Eriteremu nuza uriya munyamakuru wari Kantano ari muri studio noneho bateye bombe muri Eriteremu mugeraho ahita ceceka ni Robert wari uyiteye Robert ni wateye bombe muri radio Eriteremu imbura buturo mubaze niba ndi kumubeshera etiri serie muri imbura buturo just yari charger nuza ya kompara kano ka 60 nanubwo ari ibintu bikaze just ni kompara nawe wabikora umuntu abikwerekeye koko ufata kuri ka kanteni kari hejuru kaga urabona kuri kaga itaje kari gahari uva kuri nuza aho kuri icapiro rya nuza rya ikinyamakuru cyitwa imvaho nshya novuga ngo ubwo yari mota kagenda neza kakagwamo neza umuntu twaga umuntu watu trainings no muntu wari yandire muze kirandi yandire yari isindiraga gahita kwaza ninde wanyobori wanje ari mu kigo ndani we ake kompara bati ikompara amashaka ndishye kariya gahuru akariterekamo nawe bikore ukabikora utabikora uri ikigori ubu officiellement afande Robert niwe warashe Kantano niwe warashe Kantano muri Eriteremu ndamuzi kandi ibintu byose bigiye kumugaragara umwuka byaharamwe mubaze ko cyari numva inkotanyi burya mwatangiye guhana baba buya nova abadanje umuco umuntu urema ikintu kayito kihitirira nose bavuze ko byo nakayimanya mwasa turi muri FDL turimo kurwana guhagaritse jenoside bari mitiyana oya guteze aka kantu kugira ngo abateze amatwi ibiganiro byacu bakumve neza narashe Kantano nabwo ngo arandashe umuginga sharoba ako kantu gasobanure neza inkotanyi zarashe zahagaritse jenoside ziri mitiyana gute ziri wari ubayoboye se oya nose afande Robert niwe wari ubayoboye ko barayoboye na afande Kagame none byose si binyoma mubaze niba ndi kubeshya afande Kagame si yarabishe afande Kagame yarari matanga briefing ahantu yarari mu ndake ahantu cyangwa muri shitingi ahantu ushaka petit attention petit attention samana afande afande si bazafanda pastor afande ahantu yajyaga hose Kagame ahantu yajyaga mu gutanga orders hose baramufotoraga yakundaga media ku ifoto byo media yabaga hari kabisa bamugambaje bataya salute noneho radio noza radio ni icyo bayitanga cyari radio muhabura barawo kando bakabika archives afande ariko reka mbaze hari wenda ni byahishuwe bitangiye agoteja wajomba bari ya treasure ngo ni byahishuwe ariko ijambo afande Mupende yavuze wari kurikiranya hari ibindi ngo aturibuze ko tuzariyumvisha ejo bundi umva nongere gusetse
abandi bapasitoro baha ngaho Kampala amavuta y'abasize yaramamesa ariko afandi pastor we na mavuta yavuye mu ijuru. Amina niko iri jambo rya afande Mupende wari kuteza amatwi. Oya ntabwo ndabyumva nkunda gukurikira ibiganiro bye ariko nta bindi numvise. Yavuze afande umva nkubwire sigaye numva ikintu yavuze abayumva Robert gusa umva nkubwire akantu gato yavuze base mu ntanya avuga ati ni yihe mpamvu ituma Kagame atavuga urugamba ruhereye mu mizi ibyabayeho n'ibyakozwe mbere yuko aza agahera aho yinjiriye bakavuga ngo basanze bahuzagurika no abayirinda cyane kuvuga ngo bibuke aba bajeshi wariyo pambana nka Rwendeye yavuze Rwendeye avuga na Fande Mutimbo sizabana yavuze ba commanders bapfuye muri RPA nabandi ba lieutenants benshi cyane dufite amazina yabo Kagame adashobora no kuba aranafite yuwe ariko ayo mazina n'abasirikare bamurusha igisirikare bamutanze mu gisirikare barwanye intambara nyinshi cyane bagiye bicwa kurusha bari mwe muzi babunyenyeze nabayingana ariko we Kagame azi mubare w'abasirikare bapfuye officers bari bafite bari ba OCs bafite za battalion bayoboye PC yakoze kadete hehe na kadete yakoze buya ejo mundi mujyama yaramamagaye muri Amerika ngo ndambirwa icyongereza cya Kagame ngo nacyongereza azi ngo agenda ngo ariko yarakiri PC ejo mundi ngo yavuze icyongereza cyiza nabase Kagame si yize se ngo umuntu wiza ahubwo ni kabarebe ngo bari bose bari batindamo ngo bari mu gisirikare ngo bakirukana abana bato ngo bafite za seniafo bihaye ngo no kubera ko batigeze babyumva kimwe kavuga nti se ako general Bingira we yarize tu we yakoze kadete uribuka ko ariko iyo muvuze afande PC mumbabarire iyo muza afande PC muvuga pike cyangwa nundi utari Paul Kagame hari umuntu wambwiye muri Amerika mu kibuke ako nawe arabivuga ati nago naciceje amashuri muri Amerika yagiye ari kapiteni agaruka ari meja nova ngo kanda kagire ibintu biraza kudukoraho tu ariko mwibuke ko abayoboye ejo bundi nagiye na madame tucya mu mujyi wa Kampala n'umusirikare aturi inyuma yaroderekeje mura n'umuntu ngwe nguhangara Kagame shoka muvugaho kandi twese tumutinya mu Rwanda navuga Kagame nuhe ko namuzi ngo president w'u Rwanda yaririmbye iyi Kagame ngo afite hit yadanje ngo nta muntu ujye umuvugaho yabibitse mu bwoba aho akabibwira jewe mbizi neza ko hari umusirikare witwa Buru yararamye abona indege irimo kurenga kadege kagenda aravuga yani ya madame president kumbe nyuma hari abatipe barambaye civil bahise bamujyana bahita bamushyira mu pandagare mu kigo Kanombe yavuze ijambo ngo iyo modoka ngo ni ya madame president ngo vayo baramutambika bamufunze iminsi 5 y'ubuginga kwe yuko avuze gutyo gusa byonyine ariko nuvuga ngo mu Rwanda njya na briefing n'abantu mwese bwose bashaka kujya mu Rwanda nawe ubirimo nawe nujya mu Rwanda uzagende wirinde kuvuga ijambo Kagame Paul nugera uvuga ngo ariko Kagame ugaceceka umenye ko ugiye kurya amabuso y'amezi bagutocyaringa bakubaza ahubwo bakubaza nugera ku ntero uvuga Kagame ngo ariko Kagame Imana iduhaye amahirwe y'imyaka nka 50 akayobora n'u Rwanda Afrika yose yayitunganye ndakeka icyo kisige kinyagisha none si 30 yayoboye irenga yoboye u Rwanda ubu ngubu u Rwanda rwabaye Karame oyaho cyo ubu cyaranyagishije pe abantu babyemere cyaba cyaranyagishije ndakumva bwana Treasure iyo bona bahagarika genocide bari miti ya nitarana akomba bari twije mu cyabazo aho bagiye gukora urwibutso ariko amuganire kaduta twinjira ku rwibutso twigiye ku rwibutso ruri mu Faransa Kagame ejo yatashye ndetse kugira ngo wenda tubyumve abashuti bacu banabyumve neza n'abadukurikiye ejo President Kagame rwose yavuze ijambo wenda mu mpine cyangwa muri make rigaragaza ko Ufaransa bwemeye uhereye kuri Sarkozy kugera kuri Emmanuel Macron ko rwose abushimira ko bwemeye uruhare rwarwo cyangwa se uruhare rw'Ubufaransa muri genocide yakorewe abatutsi muri 1994 avuga ati ndabashimira cyane noneho bagaruka kuri President Emmanuel Macron
ugasanga nawe ni umwe mu bantu rwose bemeye baravuga ati rwose kuba twabyemera tukemera ko jenoside yabaye kubivugaho rwose ndakeka ntacyo bitwaye no kwemera ko jenoside yabaye ntacyo bitwaye. Hanyuma iki kintu dusesengurire ni umutego ku Bufaransa bwiteza umutego Emmanuel Macron nk'umuntu ugiye kuvaho kuko Emmanuel Macron we n'umwe mu bantu barimo barangira. Urabona ari umutego asegiye cyangwa se ari agatego ateza igihugu cy'Ubufaransa cyangwa urabona ahubwo ari agatego donc aba arien ba Congo barimo nk'abanyamerika barimo batega Perezida Kagame isa nisa ushobora kumushibukana. Ariko Sayiva ibyo ubona uko n'amakoro akora wabonye ibyamukoreye ibyo yakoreye muri ya mudamu mushiki wabo muri Kenya nta nubwo yamuneguye yamuvuza hibereye mushiki wabo ahita nk'imbe biguye mu mazi yazimuriye umuzibu mu ndaro bicaranye mwumvi ni ngaho yamubwiye ati wibwirize kandidatire yawe uyivaneho. Urabyumva utazi umufaransa aramubarirwa abafaransa ntabwo ari abantu urabyumva kandi bose na Sarkozy yagiye ariko uyu mugabo muramumva neza kuri telefone kuri tekinike baratubwiye ngo imeze neza ko wakomeza nibyo nakubwiraga ni utazi umufaransa aramubarirwa. Sarkozy yagiye Kigarasaba imbabazi urabyumva urabona urebe Sarkozy biri kumubaho n'ubu yambaye tage ku kaguru kubera amafaranga ya Gaddafi yariye. Na Manuel rero Macron nawe yarisika amafaranga Kagame amuha nawe azava ku butegetsi ahita yinyura mu rukiko. Ubu arabyiteguye kuzahita ajya ku rukiko mu rukiko azajya mu rukiko amafaranga Kagame amuha kandi aramucenga uriya Macron ntabwo bariya bantu ntabwo ari abantu boroshye abafaransa ntabwo ari abantu boroshye. Macron ibyo akora arabizi biriya byo kuvuga ngo biriya by'urwibutso ni ukumwereka ko bakiri kumwe kandi ushobora kumva mu gitondo kumva ngo abarwanya ubutegetsi bwa Kigali barusenye kandi uzabyumva basenye urwibutso nduzabyumva simvuze ngo bararusenye ariko ntabwo nzambara ukwezi batarusenye kandi uzabibona. Oya ntabwo twabyifuza ibyo byaba ari ugupfobya bwana Trésor gusenya he nanjye nanarize oya aho ngaho byaba ari ugupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda nkuko mu Rwanda ngo bagiye gusenya urwibutso oya mu izina rya Yesu oya ko barusenye mu Bubiligi babaye iki oya se kandi mu Bubiligi yigize kubakwa urwibutso bararusenye rwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mvutse vuba nduwa vuba imitwe nabyo waruzi nabyo narizi nago afande urabizi nkunda kwiyemera bya bintu biri muri Afrika nabaza gusura muri Afrika buriya babishyiramo imbaraga abaturage bumve ko ari ibintu bya danger bakababwira ngo isi yose tumeze nka cyagiye cya Hitler na Mussolini bakavuga ngo jenoside yo mu Rwanda isi yose yivuzeho bahita gushakira huri barahamuka kandi ugomba kwivuga neza nuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi gusa uvuga ngo 1994 genocide abatutsi ukavuga neza wirya in Rwanda jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda uzabe n'abantu bose babivuga igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane jenoside yakorewe abatutsi ukabishimangira kandi ukabivuga uri n'umuhutu n'umututsi ariko ntacyo bitwaye ko ni jenoside yakorewe abatutsi kandi ni umusaraba w'u Rwanda nk'uko Kizito Mihigo yabivuze hanyuma hakaraswa abatutsi bamwe ako mva man wewe afande umuntu bariya batipe barashwe banoza yitwaga Ford War Karamera ngo yari umututsi ngo Ford War Karamera yari umututsi ko nawe ngo yarashwe icyo gihe yarasiwe kuri stade. Hanyuma intera hamwe yakoze yariyoboye intera hamwe zose yitwa yari umuki Kashuga Robert ngo yari umuki yari umututsi. Hanyuma se ninde wajyanye First Lady agiye kumushingira Kagame muri Kenya ngo wajyanye ngo First Lady oya naho muvoma watangiranye Secretary General wa Muvoma igitangira Muvoma oya wisimbuka ibintu subiza ibyo nkubajije ninde wajyanye First Lady amukuye mu Rwanda agiye kumushingira Kagame muri Kenya
oya ubwo ni ibyahishuwe ni mukuru wa Kajuga Robert yitwa nde reka ndebe sinanabyibuka ariko ukira ibi ntago ibi bwana Trezor ntabwo ari uwitwa Husi yes come on uvuze ngunde witwa Husi exactly mukuru wa Kajuga niwe wagiye gushyingira madamu perezida Kagame amujyana kumushyingira perezida Kagame none ubwo ari ibyo ngibyo bavuga ko perezida Kagame ari hafi cyane ya zino FDR bavuga nuko cyane ibyahanuwe byarasohoye none se bwana Trezor ibyo turi kuvuga abadukurikiye batwumve neza ntabwo tugomba guhakana ko jenoside yabaye kuko hari abakoze jenoside bica abatutsi ibi ni ibintu tudakwiye kugira gute kwirengagiza turemera jenoside ko yakozwe ahubwo ikibazo ariko ugiye boretse utaravuga turimo turemera genocide tuyemere pe ntabwo ari n'isi yarayemeye oya natwe tugomba kwemera ko abatutsi barapfuye kandi barapfuye igihugu njyewe nasanze noneho abo bamaze gutema bamaze kwicwa mu byuzi bari bazima inzirakarengane ariko singubajije wowe kuki abanyamerika n'abongereza batayemera oya barayemera kamemo oya niyo bikubye kandi abakunzi bacu mutubabarire ibi bintu mutwandike ntabwo yasoma komantere umuntu yayisomera nk'urwandiko rwose rwandikiwe n'abaroma umva nanjye ngapfande afande reka tuvugane na Trezor atubwire ubanza wemera ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bwo yarabaye tureke no kubitinda arayemera aragerageza uru rwibutso vuga ko abatutsi bapfuye nicyo twari turiho turacyari kuri aba ngabo noza iyo cya kirya barezi cyabo bajya barisha urwibutso ni kirya barezi ariko abatutsi barapfuye aha none se umva nkubaze mu izina rya Yesu mwana udatuma bandara hejuru aya baravuze ngo bataburiye abahutu ngo abahutu twishe nagerekanishemo abahutu twishe ngo muri 90 kandi tumaze gufata leta ngo nabo twarabataburiye tubajyana hariya mukora ikiganiro turakomeza anyway nuko rero ariko ntabwo duhaye umucyo ntabwo abantu dushobora gusa nk'abashyize muri dairema donc nous sommes d'accord que génocide yakorewe abatutsi yabaye ariko duha igitekerezo cyangwa abadukurikiye bakeneye kumva analize zawe ku kigendanye n'uru rwibutso rwabaye mu Bufaransa wowe urabibona nk'ibintu birimo birangiza perezida Kagame cyangwa birimo birarangiza Emmanuel Macron biramutsindagira mu butegetsi ahubwo yagurutse afande hanyuma reka iki gitekerezo twagisoma